nabwira mama sometimes ari gihe nyine ngiyeyo rwose mba nanakugiriye impuhwe noneho sinawe ngirire impuhwe gusa nka sister wawe aho uziko wagira ngo sister wawe niwe azaza gukwere agushakira umukobwa amukuzanire ajye iwabo afata irembo bro biri funny sinzi si nyine wiberamo tu mizi ibyo biteje iki kibazo umuntu abakoze se umuvandimwe wanjye ya man urumva sister wazajya gufatira irembo gushakira n'umukobwa ese ubonera ahubwo ko ngenza ashaka kuri ibintu byo gushaka n'ibyiki none man ntumbwire ko inama zose mba nkugira ubu zifata nk'ari ariko inama ubu ngira inama nyabaki wowe usibye kuzu unyoshya ngo nshaka ngo umukobwa ngo dukundana ngo tugira gute ngo umenya ngo masanga ubundi wowe usibye zire bari abakobwa wirirwamo birabyaye wirirwamo urongoro ugira gute utobatoba ubundi wowe ko ntashe rugira ubundi unyosha mu ruki bushukana kuzereka reka ibyo bintu ntabwo reka mubaze genda ajya kugira sheri ubundi ndabwiye ko ndafite sheri wowe heza waba mufite se ngo banarabi none si sister wawe bra sister wawe nge nawe niwe mugore wawe kagora mirenge kagora amatwe kagora mejore come on nta nisoni mu bantu utekereza sister wo mwibagirwe kuko ingeso mbi zawe ntago natuma wombera bofre sister uzabaze ahubwo wowe reka nkwereke itoze tubana ahubwo neza kabana nyabingi kabana ariko nyine tekereza sibyo wibigira intambara tekereza mbaye ndi bofre wawe n'ukuntu duciringa ibaze nka family twakorama je ntago nabana ntago we wambera bofre uzabaze okay kamubaze ubundi utekereza ko bari abakobwa uvuga nyine nirirwana nabo nirwa ntobatoba nkuko babivuze utekereza ko nyende umuntu wajya kubataho umwanya ariko reka nkubwire bariya dukorana nka ndabyita ngo ikisi ni nk'umubyizi ariko ibaze nka sister wawe ni umukozi ahagaze neza ni umukobwa mwiza man umugabo wese yakifuza ko cyamugira nk'umugore cyo rero ahubwo itegure kuvura aba bof Shase kuvuga iki ahubwo si icyo utumva niki nta kimwe ndi kumva man ntabwo mva ko sister wawe mukunda ahubwo ngiye numva niba inzaritera gaterwa amacumu gaterwa imizi hagaterwa inzemba rega nawe urabizi ubwiza afite nta musore wagoswa mva rero mubwire nyuma yo kuba wirirwa wiziringa muri birabyaye byawe ntago wava ese warubizi yuko iyo tugiye gusenga batwigisha yuko buri muntu wese agira imivumo ye urikumva bivuze ngo rero wowe hari imivumo wavukanye nayo abakobwa nabo hari imivumo bagiye bavukana nayo bisobanuye ngo buri mukobwa wese ryamanye mu wirirwa bigaragura nabo hari imivumo bafite means that iyo uryamanye n'umukobwa hari imivumo mukuraho nawe hari imivumo akukuraho Pronge ndatsiritse ma hatsiriza iyo mivumo yose rero umukuraho bivuze ngo reba abakobwa bose mwagiye muryamana abo bose wagiye bakuraho imivumo iyo mivumo rero wagiye bakuraho ntabwo nakwemera yuko uyizana kuri sister wanjye never ngewe ibyo bintu by'imivumo n'imikasiro ntabwo bijya bimfata bro nge ndatsiritse man from ahubwo bawitegura nyine kuryo wambera boyfriend twe no kubigira ibintu bya danger nge sister wawe ahubwo kugira ngo hagire umusore uzamutereta azajya mutereta umunsi umwe bukeya buri birengero kubera ko sister wawe rwose cya bro brange nateye imbone byararangiye simanura komeje cyangwa uri kugira ngo nzamurire kamere gusa uzamurira kamere gute I'm serious bro rero nari nzi yuko mfite inshuti ariko ndakubona inshuti mfite hari zigiye kugabanuka bro ndabona tugiye gupfa sister come on
ahubwo wagatewe ishema nuko sister ugiye kumuha inshuti yawe. Simbona ikintu cyadanje kirimo aho ngaho. Nkuko wabivuze ngo sister uko ameze iki n'iki ntabwo natuma ashakwa nawe. Ushatse kuvuga bro ndakuzi uburyo umeze ntabwo kwiranye na sister. Never. ubwo se umunsi wisanze byabaye hagati yawe nanjye umwe yapfa. tubibetingire uzambere bofre I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Nicyo yuko kiza gukora iki no kubeshya ntago noje na gato. Ntabwo nibaza ko Peter yo wakora ibintu nk'ibyo. Erega nawe ibintu urimo uravuga ranjye byose ntabwo nkunda. Ese uratekereza natuza gute kandi nzi neza ko Grand Frère ari muri gereza? None hari kuzira ibintu nzi neza ko atageze anakora. Nzi neza ko adashobora no gukora. Wajya no kureba ugasanga ibimenyetso byose biramuha. Ese ibyo bimenyetso uyobewe ko ibimenyetso bishaka kuguha ariko icyo kintu atari wagikoze. Ntabwo se nshaka kukugerekaho ikintu kandi kitatari icyanyacyo. Nakubajije Peter mwaravuganye arabikwemerera ibyo bintu uti nabikoze cyangwa. Ese urumva yabikwemerera? Niyo yaba yarabikoze. Urumva we yabikwemerera? Ese Fabrice nsanzwe ibintu atari ibyanyacyo. Nta gusanga nta naho uri bugere. Gwiki ngomba kujya kumureba. Nta naho ndi bujye ntarakubwira ko ndi bujye utangiye kumva ngo nta naho ndi bujye. Ibintu bitangiye kunshanga. Bitangiye kunshanga kuri rwa rwego udashobora kubyumva. Ubwo ari wowe ubimaranye iminsi nanjye ubimenye none aho bikwiye gucanga neza. Nyine niyo mpamvu utagomba kujyayo. Ngomba kujyayo byanze bikunze. Ngomba kujyayo. Ahubwo nini sanga heba barangiza kwakira. Oya. Kamireka twumvikane ku kintu kimwe. Sibyo? Impamvu ituma ntari bujyayo. Situation Grand Frère arimo ntabwo ari nziza pe. Iyo situation itari nziza arimo rero niba yankeneye. Nk'umuntu twenda kubana, nk'umuntu dukundana, nk'umuntu ntizeye ko ibyo bintu ari ibyanyabyo, nk'umuntu yisaha ndi kubona ko ari muri umuntu wari imbere yanjye ari kumbwira ibintu nashaka no kumva, nashaka no kwemera ko byanabayeho. Nese kubera kitakemera ko byawe. None se reka mbanze nkubaza. Wakibaza impamvu si yavuye hanze muri kuvugana akagera ku kibuga cy'indege muri kuvugana nyuma yaho wigeze wongera kumufatisha? Ntabwo nigeze nongera kumufatisha ariko ntabwo nigeze ntekereza ko ibyo bintu byaba. N'intwara ibindi ari gupanga cyangwa iki byinshi cyane. Rero ariyo mpamvu n'isaha ndi kubona yuko wasanga ari ibintu by'amapranka muri kuntegurira ko umubwire ko iza atari pranka akwiye kuntegurira. Ikindi nshaka kumenya ari kuyihe gereza niho nshaka kujya kumuranga nkavugana nawe. Nkamenya ko ibyo bintu bari byanyabyo ibyo bimenyetso uri kumbwira n'iki byose nkabyemeza njye nkarakukayiza. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the bro ku buryo uvuga ngo uzanyica bro kubera ko mvuze gusa sister wawe man hari ibyo umuntu aba atagomba kuba yaganiraho n'ibyo aba atagomba kuba yatebyaho kubera ko mvuze ibyo ngibyo ntabwo twabitebyaho bro. Asereka mubaza ntabwo uzi nyine byo gutebya blague ibiki ako man niyo waba utebya watebereza ku bandi ntabwo waza gutebereza kuri sister. Ikibi namuvuzeho ni igihe iyo mivumo ushaka kuza kumushyiraho imivumo nshaka kumushyiraho. Reka man ikintu ugomba kumenya sister wanjye niwe umenyera buri kimwe kuri njyewe, niwe umenya byose. Rero sister aramutse agize ikibazo nanjye cyangeraho. Niyo mpamvu mba nyine kuba namwifuriza ibyiza nta kintu kimwe na kimwe cy'ikintu kibi gishobora kuba cyamugeraho. So kugira ngo urinde sister wawe rero nuko ugomba kunyica inshuti yawe magara umuvandimwe wawe. Mfashema hari ikintu ugomba kumenya mu biganiro byose tuba tugomba kuba twaganira
yego ni byiza turi inshuti magara what and what, ariko ku kintu kigendanye na sister wanjye hari imipaka ntarengwa umuntu batagomba kuba yarenze. Ikintu ushaka kwibwira rero, ndagira ngo musabe ku kintu kigendanye na sister usubiza ameriko mu isaho. Nizo brag urimo kuzana ngo twajokingaga iki niki, man tujye tujokinga ku bindi, ariko urabizi uyu ngo niwe muvandimwe mfite, urikumva mba mwifuriza ibyiza, nta kintu na kimwe kibi mba numva ko gishobora kuba cyamubaho. Erega n'ubu bwose anyitaho, n'ubu bwose buri kimwe cyose ari ugikora, ariko ni njyewe ugomba kuba namubera nk'umurinzi, nkaharanira yuko nagomba kuba mu buzima bwiza, anezerewe ameze neza, nta kibazo na kimwe gishobora kuba cyamubaho. So rero kumva ngo wowe ngo Shema niki ngo gakunda sister, bro turaziranye nanjye, sibyo? N'ubu bwose unzi n'ibintu urimo kuvuga nanjye ndakuzi. Hari ibintu madamu reka njye nkubwire ikintu nkubonyeho. Inama zose nkugira mbonye ko iyo uza kuba uri umuntu wumva wakazikurikije, sibyo? Kubera ko numvise nkubona byanyabyo, noneho uri inshuti yanjye sinaguhereza ibyo twari turimo bya sister wawe n'ibiki. Urabizi ko n'ubundi ntabwo turi class imwe na sister wawe, nta nubwo njye namwipevera, nta nubwo byakunda, urumva? Nanamugiye n'imbere nano ya ushobora kuvuga ati Petit sinzi ikibazo ufite, akambwira ati genda baguha amata hari yumwe, nta nubwo yangurira byeri, urumva? Ariko rwose mba nkubonye imboga mu menyo sinkubeshye. Reka nkubwire mu kanya ni wavuga ngo mu ijuru ngo njyewe ngo ndakishijwe ngo ngomba kuzajya mu ijuru nkajya kujya ndyamana n'amasugi. Bro amasugi nayo ntayo waba ukibonye, ntayo wabona. Ushobora kuba ko arimo kunyina Like mbonye ko ntawe dutandukanye. Excuse me. Hello. No. Yes, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. none ibi ni biki? Ninde wabanirije muri iki gitondo? Mwe muri kuza muzindukira mwatewe n'ibiki? Iwanyu mu buri bwanyu hajemo intozi, uburyo kugira ngo byabana mwese muzindukira aha ngaha. Ni kibazo ubwo bwa mbere njyana ahubwo simani hango muri mose Asimanga n'inde wabanyu mwashaka iki? Muri mfite ikibazo nawe? naho nabishaka abantu baza mu rugo rwawe. Muri make niba wumva udashaka abantu ujye wandika hanze y'umuryango ko udashaka abantu. Noneho ndi kukubangamira kuba ndahanga. Amanga ndimo kuzamura. Mwese bro wabaye iki? Sinyane wanyu urimo kuzamura. Ahubwo se umuntu kuvugira hanze ninde? Rwa Shema. Ninde? Cyashema ni Shema. Ukamwica. none se ibya salon twari twavuganye ko ari muri weekend itaha. Shema. Oya. None se sarijyana n'inzara? Okay. Wigira ikibazo sibyo? Byose ndabifite muri control, urumva? Reka nkora akadiru ndimo nisoza ndaza kubitunganya. Urabizi ko nanjye ngukunda nyine bise. Oya ntuzagira ikibazo cy'amafaranga rwose. Okay, sawa rero reka banze nsoze business ndimo hano, ndaje twongere tuvugane ndakubwira ntugire ikibazo. Oya nta kibazo. Okay, ndahagusanga nta kibazo. Okay, merci. Umva nshaka amafaranga yanjye. Shaka amafaranga yanjye.
njye ntabwo ngomba ko kwishinja muri bino bihe byose. Se bro nta nubwo ari gutegereza nkabanza nkaruhuka mvuye kuri phone. Amafaranga angeze aya majyari. Okay. None se reka tuvuge. Wenda nkurimo amafaranga birumvikana pe. None se gufata amafaranga ukaza no kwangiza ibindi binkikije ari ngewe urumva byo bihuriye he? Kumanze ngubwiza ukuri. Ari amafaranga nanjye niko yakoresha. Urabyumva? Igihe nyaguhaye yaba ari unyungukira ko waranyungukiye kuva kera. Okay. Reka tuvuge wenda ko ngiye kwishyura. Ubwo se ngiye kumfata ukansuzugura gutya ku buryo ufata ugashaka no kunshiraho imyenda. Ubwo se ngiye tubyitiye. Yese tubyitiki. Ahantu hose nciye nkubaririza nsanga wagiye. Nukubera iki? Shaka amafaranga yo y'amaryari bitarenze ryari. Cyangwa ukuremo iyo myenda. Okay, wenda ndumva ushaka kubigira intambara. No. Ntabwo nahangana nawe. Ariko none ndareba numara kunyica amafaranga yawe urayakura he? Nta kibazo niga cyane nta kibazo nyica ntari bifata unige. Niga nta kibazo. Shiraho umunsi uzamamara amafaranga yanjye. Njye utarandikura nta nubwo ndi gutekereza. Ubu ndi kumva wananyisha. Nureba se ko gucyo twaganira nk'abantu b'abagabo babiri duhuje ikibazo duhuriye mu kibazo kimwe. Pano kuza ugahita ufata umuntu ntaranahumeka ugahita utangira no kumira. Ngiye uzamara amafaranga yanjye. Amafaranga yawe ndemera ko nyafite. Sibyo? Kandi sinigeze mbihakana nta n'umunsi nigeze mbihakana. Ariko mbangiza ubwoba ubu ngubu utangiye no kunshyiraho iterabwoba wenda no mu muhanda nzagenda nikanga. Urumva wenda ubwo ngubwo ikintu ubukoze ubushatse kunyereka ko ningenda nabi ushobora no kuzanduka n'inyuma wenda ukananyica. Supposing ari amafaranga ari ayawe ari ngiye afite. Wambwira ibingana gute? Ibyo ngibyo uri kumwe sindi kubyumva. Wambwira uvuga ati settinga uvuga ati ngiye amafaranga yaguha nyuma y'iminsi itarenze 2. Uzaya majyari. Mvuko rero ibintu bimeze sibyo? Tiri tugiye gukina. Amafaranga yawe ndayemera kandi ngomba kuyaguha. Sibyo? Bitarenze ryari. Okay. Wenda se nguhaye umunsi nkawica. Uzi ibyo byakumaririye. Ntabwo bamufatanyije ibiyobyabwenge. Ngiye byancanze. Ntabwo nibaza ko ibyo bintu ari Peter. Natwe byaradutunguye. Uwo bari kumwe yenda bakeka ko bakorana niwe babifatanye ninde. Nkuko nabikubwiye ibimenyetso byose biragaragaza ko ari Peter. Ikindi noneho kirenzeho nuko bamufatanye ari ku kibuga cy'indege. Aho bamufatiye ntabwo ari cyo kibazo Fabri. Ahubwo ndi kwibaza nkawe nyine w'umuvandimwe wawe. Mwaravuganye ibyo bintu arabikwemerera ko ari ibyanyabyo abikora cyangwa yari yize kubikora cyangwa se ari iby'undi muntu yari atwaye. Nicyo kintu ndi kukubaza ubu utabona nataye umutwe. Ndumva nazi byancanze. Ntago Peter nzi yajya mu bintu byo gucuruza ibiyobyabwenge. Mwaravuganye arabikwemerera ko ari wowe ubikora cyangwa